Mwaramutse neza. Uyu munsi nanone ndaje ngo mbereke video nziza cyane igaragaza uburyo hari uburyo nyine akenshi benshi muri twebwe ndakeka murabizi, hari uburyo bajya baguhamagara nko kuri fone, baguhamagara ukumva wenda wari wibereye nko kuri konegisiyo ukabona zihise zivaho. Gusa se ibyo biterwa n'iki? Ni setting ugiye gukoresha ukirebera. Weho niba uhura n'icyo kibazo wicikwa n'iyi video, kuko hari igihe nyine baguhamagara wenda uri gukura nk'akantu kagahita gacika, mbese bikaba byanavamo ku kantu kagahomba, cyangwa wari uri kureba nk'akantu kagahita kavamo, hari igihe ukareba kagahita kavamo. Ndagusaba gukurikira iyi video kugeza irangiye, ukanyandikira muri comment niba hari ikindi wifuza ko nagufasha, kandi ukayisharinga kuri bagenzi bawe. Kandi icya mbere murabizi no gukanda subscribe ndetse ugakanda like kuri iyi video n'izindi zanjye zose ugezeho. Bana nanjye rero dutangire. Turatangira turebere hamwe rero ngo bikorwa bite. Unyura mu iyi app ya setting, ndabekeka mwese murayizi. Setting ni setting wikwita kuri app ishusho ifite, kuko ndakeka wepfa kuba ari setting. Mwese muri phone zanyu harimo setting. Urabona ngiyi hano binanditseho, ngiyi ni nyine, ariko hari igihe iba ifite ishusho itandukanye n'iyanjye. Ahangaha ndakeka murabizi ko ndi gukoresha Airtel Reason to Imagine. Ubwo nawe phone ufite nyine urashaka urareba ni kimwe nyine. Urahita uza hehe rero? Jya hano handitse network and internet, hakande. Numara kuhakanda uraza ahangaha handitse ndakeka hano urabibona handitse Airtel, hano handitse hejuru internet ko kakambere. Numara kugakandaho urategereza. Urabona ahantu tugeze, ndakeka buri wese ari kuhareba. Sorry gato naba mbibye, nari nihuse. Numara kugera hariya tugeze, ndabereka n'ubundi buryo bworoshye. Twari urahita uza ahangaha hari icon ya setting, ndakeka muri kukabona aka kantu kameze hano handitse Airtel connected nyine light. Uraza kwa aka kantu kahari hirya kameze nka setting, nka app ya setting. Mbasaba kwandika comment niba mushaka ko mbereka uburyo uzajya ufata izi mega zo kuri iphone ya Airtel Reason to Imagine ukayihindura konegisiyo ukazifungura kuri MTN. Sorry nari naribagiwe kukababwira, gusa ntabwo ari uko nabizi, ariko ndabizi. Mwebwe munyandikire niba mushaka ko mbibereka, kandi birakora neza 100%. Hari igihe wenda nko kuri MTN ubonaho ka bonus ukabura uburyo ugakoresha, ndaje mbibereke ni munyandikira muri comment nkabona ko mubishaka. Uraza ukande kuri icon ya setting. Saba wowe rwose utarakora subscribe kuyikora, ugakanda kukazogera, kugira ngo iyo video yose ukeneye nzajya nkora igihita kugeraho mu ba mbere. Numara gukanda subscribe kandi wibuke gukanda like kuri iyi video niba wayikunze. Unanyandikire muri comment niba ushaka ko iyo video nzayibakorera, ndetse unashaka n'indi wambwira, kandi usharinga ino video. Nitugera ahangaha murabizi, ndakeka nta mwibagiwe isomo turiho. Ni isomo rigaragaza uburyo ki umuntu yaguhamagara konegisiyo niziveho cyangwa ngo zigende gahoro. Hari igihe zitavaho ariko zikagenda gahoro. Buri wese ndakeka abizi. Dore gucya sorry gato gucya nabafunze simukadi. Sorry gato simukadi manzi subireho mbereke. Ntabwo irasubiraho, gucya haba hari MTN gusa. Konegisiyo zasubiyeho. Uraza ahangaha nyine twari turi muri setting. Sorry gato nyine ni impanuka. Tuza ahangaha. Sorry. Handitse volt. Sorry hano turi kuri MTN turazihindura. Kambere ku buryo urahita ubihindura ukaza ugasubira muri Airtel.
uragaruka muri setting, uze aha hambere n'ubundi ukande aha hari simukadi, ukande kuri Airtel, aha mbo aba ari ufungura connection use Airtel. Ndakeka ibi byabizi ntabwo ndi kubigisha, ni mutabizi mwambwira. Ya urahita uza ukande aha handitse volt, aha ngaha ugafungure niba gafunze. Iyo umaze gufungura rero biba bibaye, iyo umuntu aguhamagaye kano gafunguye rero kabisa, bureka mbereke gato, utegereze gato. Ya yafungutse, aha ngaha urabona hejuru hisiza, ngiye hano kanze nyibereke, ngiye hano hejuru, ya ngiye hano, sorry gato, ngiye, ndakeka buri wese yayibonye. Ndushaho kubashimira mwe mugomeje gukurikirana ibintu byacu, ya kandi wibuke gukanda subscribe, ukande no kukazogera, like ndetse na share, unyandikira no muri comment. Ciao ciao.